Tubashimiye cyane ko muri kutwumva. Ikibazo cya sinizite no gufungana amazuru mu bihe by'imbeho, ubukonje bukabije, itumba n'ibindi, gukubitana n'ibicurane n'ibisanzwe. Gufungana amazuru bidakabije kuko biba bifitanye isano n'impinduka ziri mu kirere. Ushobora no kuva mu gace kamwe ukimukira mu kandi, nabwo ukaba wagira agacurane cyangwa gufungana, ariko ubusanzwe ibi mu gihe gito birikiza iyo nta kindi kibyihishe inyuma. Ku rundi ruhande, hari abantu bakunda kugira ikibazo cya sinizite no gufungana, ibi bikaba uburwayi. Muri iki kibazo ni benshi bakunze guhita bibaza uburyo imiti ikomeye nka za antibiyotike n'indi ikoreshwa muri iki cyiciro, nyamara byagaragaye ko hari ubundi buryo wakwifashisha ubwawe utagombye kujya kwa muganga. Dore bumwe muri ubwo buryo: kwitaho uko bishoboka. Uburyo bwa mbere bwo kwitaho bihagije no kwirinda ubukonje, kuko ubukonje butera ururenda rwo mu dufuka dutambutsa umwuka mu mazuru kwiyongera. Uburyo bwitabazwa mu kugabanya ubukonje harimo kongera ingufu z'abasirikare b'umubiri wawe. Hari uburyo butandukanye bwo kongera ingufu z'ubudahangarwa bwawe mu mibereho ya buri munsi, harimo kurya indyo yuzuye, kuryama bihagije, kunywa amazi meza ahagije ku munsi, kurwanya stress no gukora siporo. Imyitozo ngororamubiri ni uburyo bwiza cyane mu guhangana n'ibibazo by'ubuhumekero. Kwita ku isuku y'amazuru. Amazi arimo umunyu, solution saline, ubundi ziboneka muri farumasi zitandukanye, yagenewe koza neza mu mazuru, akavanamo imyanda n'utundi dukoko twaba intandaro y'indwara dushobora guhagama ku bwoya bwo mu mazuru no kuri twa dufuka dutambutsa umwuka, bityo bikakurinda gufunganya inzira z'ubuhumekero. Niba uyu muti utawubonye byoroshye, ushobora gufata amazi meza ukavanga n'akayiko gato nk'umunyu, hanyuma ugakoresha syringe ariko itariho urushinge, ugahengeka umutwe ubundi ukohereza mu zuru, rimwe bigasohokera mu rundi. Ibi ushobora kubikora inshuro nyinshi igihe urwaye waba utarwaye kabiri ku munsi. Aya mazi arimo umunyu acisha mu zuru rimwe agasohokera mu rindi, afasha mu gusukura twa dufuka dutambutsa umwuka. Kwiyuka cyangwa stream. Kwiyuka ni uburyo bukoreshwa mu guhangana n'ikibazo cyo gufungana. Umwuka ushyushye woroshye mu mazuru, ushobora kwishyuriza amazi akabira cyane, ukaba wakongeramo ikibabi cy'inturusu cyangwa umwenya. Ushobora no gukoresha menthol, iboneka muri farumasi, ubundi ukitwikira byibuze iminota 5. Aya mazi aba ashyushye, bityo uba ugomba kwirinda ko yagutwika mu isura. Icyo kwiyuka bimara ni ukoroshya ururenda rwo mu mazuru no gusohora imyanda iba yagamye muri iyo myanya. Kunywa kenshi ibintu bishyushye no kurya ibirimo urusenda. Kunywa cyane cyane ibinyobwa bishyushye bifasha umubiri mu buryo bwose. Gusa mu byo unywa ugomba kwirinda ikawa, itabi n'inzoga kuko byongera umwuma mu mubiri. Niki cyakubwira niba unywa amazi menshi? Ibi uzabibwirwa n'ibara ry'inkari zawe. Niba ubona zidafite ibara cyangwa se zisa nk'amazi, uzamenya ko unywa amazi akwiriye. Ibiryo birimo indyoshya nk'urusenda, masala, tangawizi, tungurusumu zifasha cyane utu dufuka twa sinesi. Kurya bishyushye birinda gufungana. Kwimura ubwivumbure bw'umubiri. Allergie n'ibibutera iwawe. Allergie zitera sinezi, kubyimbagana no gututumba. Ukwiye kwirinda ibintu byose bitumuka ahantu umara igihe, haba aho utuye cyangwa aho ukorera. Bimwe mu bishobora kuzamura ubwivumbure bw'umubiri harimo ivumbi, ifu, imyenda itumuka, imisambi, rimwe n'imwe cyangwa inyamaswa nk'ipusi n'imbwa zifite ubwoya. Akenshi sinezite ni ikibazo umuntu abana nacyo ubuzima bwose. Inama nyamukuru ni ukwitabaza muganga kugira ngo akumenyeshe uburyo nyabwo bwo kwitwara muri iki kibazo. Inama zitanzwe hano ntabwo zisimbura amabwiriza wahabwa na muganga, nubwo zafasha cyane cyane mu koroshya ikibazo cyo gufungana mu mazuru kigendanye n'iyi ndwara. Naho dusoje ikiganiro cyacu, nawe utaha ku ishuri.